Dukomeza nanone turebera hamwe n'izindi ngaruka abana bagenda bafata inshingano bakiri batoya, inshingano zo kwita cyangwa se kurera abantu bagize umuryango, hari ukuba yaba bari kwita ku babyeyi cyangwa se ari no kurera abavandimwe be. Dukomeje rero kugenda tureba ingaruka zishingiye kuri kino kintu kijyanye no kuba uko umwana afata inshingano akiri mutoya bimugiraho ingaruka mbi cyangwa se nziza. Tuba turi kumwe muri bino biganiro hano kuri Easy Life Talk Podcast, ndi MBOT. Rero mu zindi ngaruka abana bagenda bahura nazo harimo ibibazo bijyanye no kwiga ndetse n'imibanire ye n'abandi bana cyangwa se urundi rungano bari mu myaka imwe. Ibi ngibi bigaragarira cyane cyane ku ishuri. Ubushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa bwagiye bugaragaza yuko hari isano iri hagati yo kuba umubano uri hagati y'umwana na nyina iyo utaringaniye. Iyo utaringaniye ni ukuvuga ngo ni hahandi biba bimeze nk'ibyicuritse. Aho kugira ngo umubyeyi yite ku mwana, umwana niwe uri kwita ku mubyeyi. Icyo gihe rero haba harimo kutaringanira. Byitwa ko biringaniye igihe umubyeyi ari we uri kwita cyangwa se uri kurera umwana. Ariko noneho ahangaha rero muri iyi situation ni ukuvuga ngo wa mwana noneho niwe uri kwita ku mubyeyi. Icyo gihe rero nibyo abashakashatsi bagaragaje yuko uno mubano uba utaringaniye cyangwa se haba hari ibyitwa imbalance in parent-child relationship. Rero uku kutaringanira k'uyu mubano ubushakashatsi bwagiye bugaragaza ko bifitanye isano no kutitwara neza ku ishuri cyangwa se kuba umwana atagira imbaraga nyinshi cyangwa se adashyira imbaraga nyinshi mu bijyanye no kwiga, ibyitwa low level of academic competence. Kuba atari wa mwana ugiye gushaka amanota, ugiye guhangana n'abandi, guhangana ariko mu buryo butari ubwo kurwana, ahubwo agiye gukora cyane kugira ngo abone ya manota. Ibi ngibi muri buno bushakashatsi byagiye bigaragazwa n'abarimu ndetse n'amasuzuma abarimu ndetse n'ababyeyi bagiye bakorera mu rubyiruko akenshi nyine rwabaga ruri muri ibi bibazo byo kuba ari rwo ruri kwita ku bagize umuryango cyangwa se no ku bavandimwe babo. Iyo nayo ni indi ngaruka yo kuba umwana yatangira gufata inshingano za kibyeyi ariko ari kubikorera ababyeyi be ndetse ari no kubikorera abavandimwe be. Tuzajya tugenda tureba ingaruka zabyo kimwe ku kindi kugira ngo tugende turushaho kubisobanukirwa. Ndagushishikariza kuba wakora subscribe nimba koko ibi biganiro tuba twakugejeje biba byakunyuze. Ikindi ni uko mwajya muduha ibitekerezo nyabuna muri comment section kugira ngo mutwereke ko turi kumwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Ikindi, don't forget to like. Kora kuri like ugaragaze yuko wishimiye ibintu twakugejeje. Mu by'ukuri byaba bibabaje kuba wakurikiye kino kiganiro ukagenda udakoze subscribe cyangwa se udakoze na like, ndetse no kuba wabyishimira ukaba hari undi muntu wabisangiza nabyo ugakora share. Turabakunda cyane rero. Ibiganiro byacu hano kuri iyi podcast Easy Life Talk nakagaruka. Ciao ciao.